Ni kuwa 11 Kanama 2024, umunsi udasanzwe mu mateka y'u Rwanda ubwo ibihumbi by'abanyarwanda baturutse impande n'impande baje kwifatanya mu birori by'irahira bya Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame yarahiriye gukomeza kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 5 iri imbere, asezeranya abanyarwanda kubageza ku iterambere rirambye. Gusa basaba kandi gukomeza kumushyigikira nk'uko babigaragaje mu myaka itambutse. Ni indahiro yabereye muri Stade Amahoro ahari hateraniye ibihumbi by'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda zirimo abakuru b'ibihugu 22, ba visi perezida 4, ba minisitiri b'intebe 2, abayobozi b'inteko zishinga amategeko 2, 5 bayobora imiryango mpuzamahanga, 3 bahoze ari abakuru b'ibihugu n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Mu ijambo ryiza yagejeje ku bari bitabiriye ibyo birori, yagize ati: mu bihe byo kwiyamamaza twumvaga kenshi kuri benshi ya ntero yagiraga iti ni wowe, ariko mu by'ukuri si njye njyenyine ahubwo ni mwebwe, ni twese hamwe. Ubu rero tugomba kongera kureba imbere hazaza. Mu myaka 30 ishize twageze kuri byinshi kandi byiza, ariko nanone haracyari byinshi tutarageraho ariko tuzageraho mu myaka iri imbere. Benshi bakoma amashyi, abandi bavuza impundu, bigaragaza urukundo ndetse n'uburyo bishimishije. Perezida Paul Kagame yavuze kandi muri iyi manda ko urugendo rw'iterambere ruzakomeza. Yagize ati: iyi manda nshya ni intangiriro yo gukora ibirenze ibyo twifuza tubigereho. Kuki tutarenza ku byo twakoze? Kubitekereza ntabwo ari ukurota, birashoboka, bizashoboka kandi twabikora, tuzabikora. Mu ijambo ryiza Perezida Paul Kagame yagejeje ku bitabiriye ibyo birori, yagize ati: mu bihe byo kwiyamamaza twumvaga kenshi kuri benshi ya ntero yagiraga iti ni wowe, ariko mu by'ukuri si njye njyenyine ahubwo ni mwebwe, ni twese hamwe. Ubu rero tugomba kongera kureba imbere hazaza. Mu myaka 30 ishize twageze kuri byinshi kandi byiza, ariko nanone haracyari byinshi tutarageraho ariko tuzageraho mu myaka iri imbere. Benshi bumvise iryo jambo ryiza ribakomeza kandi ribaha icyizere, bakoma amashyi, abandi bavuza impundu. Perezida Paul Kagame yavuze ko muri iyi manda kandi urugendo rw'iterambere ruzakomeza. Yagize ati: iyi manda nshya ni itangiriro ryo gukomeza ibirenze twifuza tubigereho. Kuki se tutarenza ku byo twakoze? Kubitekereza ntabwo ari ukurota, birashoboka, bizashoboka kandi tuzabikora. Icy'ingenzi muri byose turi hamwe. Ndagira ngo mbashimire cyane kongera kumpa icyizere, ariko kandi munakinshyigikiramo. Mwamaye amahirwe y'icyo cyizere yo kubakorera no gukorana namwe, ibyo twifuza byose tuzabigeraho. Rero mu by'ukuri hari byinshi tugomba gukomeza gukemura, hari byinshi tugomba gukomeza guhuriraho. Icyizere mumfitiye nicyo nanjye mbafitiye. Perezida Paul Kagame yavuze ko inshingano ya mbere ari uko abaturage babaho mu buzima bubahesheje agaciro. Yagize ati: icy'ingenzi cyane kuri twe ni ukubona abaturage bacu babayeho mu buzima bubahesheje agaciro kandi batekanye. Tuvuze ko nta muntu wishwe n'irungu muri ibi birori ntitwaba tubeshye. Abahanzi barimo King James, Bwiza baririmbye indirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake, bahagurutsa stade, abantu benshi barabyina, bigaragara ko abantu bose bari hamwe. Mu gihe benshi bari biteze kongera kubona undi muhanzi yinjira ku rubyiniro, bategereje kubona undi muhanzi ubaha ibyishimo. Ibyishimo byari bihari nk'ibisanzwe, ariko bafite amatsiko yo kubona umuhanzi ugiye kwinjira ku rubyiniro. Benshi batunguwe no kubona umwe mu ngabo z'igihugu military police afashe mikoro. Baribaza ati se noneho injyana agiye kuririmba ni iyihe? Batungurwa no kubona aririmbye indirimbo iri mu njyana ya hip hop yise Nta Sereri. Ni video yatunguwe abantu benshi barahaguruka barabyina cyane, basubiramo amagambo yaririmbaga, bigaragara ko abantu bose bari kumwe. Ndashimira wowe twatangiranye ikiganiro, tukaba turi kumwe kuri uyu munota. Niba utarakora subscribe kuri OGTV Show YouTube channel, uyu ni wo mwanya wanyawo kugira ngo ukore subscribe ujye ubasha kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, yaba muri muzika, muri fashion, documentaire zikoze neza n'andi makuru yose agezweho. Njye muri kumwe kuri mikoro nitwa Blaze, ndabakunda cyane. Uyu ni wo mwanya wanyawo kugira ngo winjire mu muryango w'aba OGs, ukore subscribe kuri OGTV Show YouTube channel, ujye ubasha kubona amakuru acukumbuye ndetse kandi uyabone ku gihe. Mbahaye ikaze.
nituvuga ngo u Rwanda ruragendwa kandi rwakira abashyitsi ntituraba tubeshye. Ibi ni ibigaragazwa n'uko abaperezida batandukanye baturutse impande n'impande mu bihugu bitandukanye bitabiriye irahira rya Perezida Paul Kagame bifatanya n'Abanyarwanda mu munsi mukuru w'ibyishimo. Niba ureba neza aya mashusho, buri wese yakiriwe neza, ahabwa urugwiro, ahabwa amashyi, ahabwa n'umwanya wo gusuhuza Abanyarwanda mu buryo bufite protokoli idasanzwe ndetse n'umutekano udasanzwe. Abaperezida bose bakiriwe neza, buri wese asuhuza Abanyarwanda ndetse agahabwa ibyicaro yicaramo akumva atekanye. Niba utarebye ibiganiro byacu, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kuri OGTV Show YouTube channel, ujye ubasha kubana natwe amasaha yose 5x5. Tubagezaho amakuru meza acukumbuye, yaba muri muzika, muri fashion, documentaire zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho. Reka mbareke murebe ndetse mwihere ijisho uko ibirori byagenze, cyane cyane twumva indahiro ya Perezida Paul Kagame. Kagame Paul, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro. Nintatira iyi ndahiro, nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo.